yinjira ku rukiko. Ubwo rero bari baje gusuzuma cyangwa se bitabye urukiko kugira ngo basuzume dosiye yabo ya gatanya. Ubwo rero niko bimeze mu buzima. Bari mu cyo bita integura rubanza. Bari baje mu rubanza. Mu rubanza nyirizina. Bari baje mu rubanza nyirizina. Urabizi iyo abantu bagiye gutandukana baraburana. Icyo mbaza nibyo nkirimo. Ndacyarimo gutanga amakuru nyine yibanze y'icyabaye. Ndimo ndabaha amakuru. Ubwo rero hari abantu bari bagwitabiriye kugira ngo barwumve nyine nk'abantu b'ibyamamare. Bahageze bababwira ko batagomba kwinjira, urubanza rugomba kwaba umuhezo. Ibyo ni uburenganzira bw'umucamanza urimo kuburanisha urwo rubanza. Niwe ushobora kubisaba cyangwa se ababombi bakabyisabira. Ibyo byo nta kibazo kirimo. Ubwo rero abashakaga amakuru ntabwo ari bemerewe no kujya ku madirishya. Hari abagufatiye ku idirishya babishyize ku muhezo, ntabwo byakunda, bahita bagufunga. Ubwo rero urubanza bari bahari bavuga ko ntabwo rwamaze umwanya, kuko amakuru avamo imbere avuga ko buri ruhande rurimo koroshya mu gutandukana mu mahoro. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bajya kuburana bakavuga ati simbishaka, undi akavuga ati simbishaka, ariko aba bombi barimo barifuza ko ibintu byarangira mu mahoro ndetse no mu bwumvikane, bikajyana nuko buri wese afashe urugendo rwe rw'ubuzima. Kugeza aha rero nuko nguko situation imeze. Abangaba babanye mu mwaka wa 2024, ubwo hari hashize imyaka 2 babana. 2024 nibwo bakoze ubukwe. N'igihe bakoze ubukwe. N'igihe bakoze ubukwe bwo gusaba no gukwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo rero ni iby'ubuzima nyine. Kuko aribo bazwi ibyamamare hirya no hino. Kimenyi Yves yari umukinnyi, yaciye mu makipe yatandukanye hano mu Rwanda. Rayon Sport, APR, Asido Kigali yanyuzemo. Uyu mukobwa nawe nawe nayivuze. Umukobwa rero nawe yahatanye muri Miss Rwanda mwaka 2019, yabaye Miss. Umwe babita ngo ni photogenique, wawe igaragaje neza ku mafoto. Nyuma ari 2019 hari 2019 Sagaye ndayibuka. Hari uninde wabaye Miss icyo gihe? 2019 Miss Rwanda. Ubwo se Miss uherukara. Oya, Miss uheruka no 2020. Miss Rwanda 2019. No heze. Icyo gihe yabaye witwa ni mwiza Megan. Megan se no 2019 burya. 2018. 2019. Megan se ubwo abahehewe. Tariki 26 Miss Megan abahe. Si bya Miss ntuzi ko byahombye. Kuba byarahombye abandi se ko hari ukuntu bigaragaza uko bari mu dukorwa dutuma bamenyekana, bari mu dukorwa tundi. Miss Megan ahubwo muranyibukiye. Oya ntabikunda. Byose ariko biterwa nanjye n'icyo nanjye ngo biterwa n'amahitamo y'umuntu. Bari abana baba Miss benshi bagiye bakaba, abandi bakabana n'ibyamamare. Abandi wa wundi wagiye ngo n'amaguru agakamenyekana no Josiane. Miss Josiane. Nawe icyo gihe Miss Popularity. Akoze kari byo. Nawe ni 2019. Urabona ntabwo bagaragara. Waragiye ngo arasitara. Umumisi wundi uvugwa ba Jorise subabona ko ari abatayikuni bo mu mujyi. Jorise wa 2017 hari abandi bakobwa ariko bagiye bagenda bakabura burundu. Ntibongere kwita bagaragara. Aho gusanga bagiye babibisonga aribo bagiye bigaragaza cyane. Wa wundi ubana na Deben. Miss Pamela. Usikie imyaka yihuta. Urumva imyaka igenda yihuta. Ubu hashikira yihuta. Irihuta. Kirihuta rwose. Ubwo rero bijyanye n'ubuzima nuko nguko gahunda ziba zimeze. Ngo abantu niba babanye bikanga bagomba gutandukana. Nyuma y'igihe bivugwa impande zombi, abantu rero bakumbuga nkoranyambaga n'urugo kenshi uri kumbuga nkoranyambaga
usanga ubuzima bwabo buba buri hanze, benshi bagenda bageraho ibitekerezo bitandukanye, ariko icy'ingenzi abantu tuba tugomba kubabwira ni uko kuri iki gihe kubana no gutandukana ni ibintu bisanzwe. Bisanzwe kuko buri wese hari uburyo agera gutya akavuga ntabwo nshaka kubana n'uyu kubera impamvu zihari ziranditse. Ari nayo mpamvu Karori muri no minsi ndi ku ruhande rwa Bashadade, ntimukajye mubahatira ibintu bashaka ryari, ahubwo bajye babanza babitekerezeho. rimwe na rimwe twarabyihoreye ibintu urimo gushishikariza abantu. Nubwo gufata umwanya munini ubitekerezaho bitasaba kwitaho uvuga ngo bere bukunde cyane, ariko byibura hari icyo bifasha, kuko usanga kumbwira ngo abantu barakundanaga bagatandukana nta myaka 5 ishize ntagushuke abarimo muri sosiyete abarimo muzajya mukomeza gushakira ntagushuke. izo nama zanyu rega igihe nafashe umwanzuro wanjye nzigiye nzigiye nzabikoresha. Yego. Yego, ubwo rero nuko bimeze. Aba bombi bafitanye umwana wibarutse muri 2021, kandi abantu sinzi impamvu bongera bakunda no gushwana iyo nyuma yaho basezeranye. Cristiano Ronaldo ureba ko ari kumwe n'umugore bamaranye imyaka 10. nawe ariko ibyo basezeranye iki? dore umujama Cristiano arabanza akakwiga akagutera imyaka 10 nabwo akabanza akareba niba uzabasha kumva amabwiriza. Cristiano hariya namutinye. Umugore bamaranye imyaka ingahe bafitanye abana babiri guhera 2018. urumva bafitanye abana babiri. Kabatereka nkubwiza ukuri madati ibyanyu twarabimenye, twarabavumbuye, turasezerana ivangura mutungo. Mbega Cristiano we. Cristiano no mometre. So ku rundi ruhande ariko hari bwiza ndetse n'umujyanama we uhuje imfura Jean Claude. Aba rero nabo mu by'ukuri ko barimo baritegura ibintu by'ubukwe. Impamvu nyinshi zituma dutinda nyine zikomeje kwiyongera amahumure. Uburyo se baba bamujyanye nawe akundi. Ubwo rero ikinyamakuru igihe cyandikirwa hano mu Rwanda kiravuga ko gifite amakuru y'uko bombi bari mu myiteguro y'ubukwe. Bakavuga ko amakuru bamenya ari uko nyuma y'imyaka 5 bwiza yinjiye muri Kikasi Music ya uhuje imfura, umubano ngo watangiye nk'uwaje umuntu mu kazi, nyine batangiye baganira nk'umuntu uje muri business, ariko noneho birangira havuyemo urukundo. Ubwo rero umwe mu nshuti zabo za hafi yavuze ko bamaze igihe bakundana, ariko ko mu minsi ishize bafashe umwanzuro wo gutangira gutegura ubukwe. Ubwo rero baramutwaye, ubukwe bushobora kuzaba mu ntangiriro z'umwaka utaha. Yes. Umva ko ni ibintu biri hafi. Amahirwe masa rwose kuri aba. Ariko nagiye mbona abamanajya iyo bahuje n'abahanzi babo ibintu biba mahwi. Gwashishatse kuvuga ntawe nshatse kuvuga Karori wihandika amagambo nanjye. Njya mbona bikunda Butera Knowless ukurikije ko abahanzi babiri bo bashobora gushakana. Njya mbona bikunda rwose. Hari abantu bahuje umwuga bijya byaka. Uramwibuka papa muremure n'umugore we nawe ari muremure yitwa Ndera Pius. Hera ukuntu yabikoze ntibyakunda n'umugore we. Abaramyi n'abakozi b'Imana hari ukuntu nabwo bitajya bikunda. Ibyo nabwe murabyibuka ku muhanzi umwe n'undi muhanzi ntibyakunda. Ariko hano ho iyo umuntu asa nk'ufite autorité ku wundi, nabonye hari ukuntu bikunda. Itaramo hari ukuntu birangira saa 8 z'ijoro, kavuga ati se turya iki bigende gute turataryari, aho kugira ngo bageta bitahanira. Oya ibyo gutahana byo bireke, ahubwo umuntu mutahana muri aya masaha ugasanga manajya arabanjije aragutwaye mu modoka guparitsa hurba, nawe agaparika akajya mu rugo, so ukawumva ibintu ni sawa. Akenshi na kenshi uyu muntu niwe muntu mbaha. Akenshi na kenshi uburyo akwitwaraho, uburyo mubanye nibyo bigukururira mu rukundo. Yego. Ubwo rero birumvikana ko aba nabo rwose felicitation. Biranejeje abo bakurugo mu rwubake rukomere. Nicyo kintu cy'ingenzi, kandi urugo rugira cyo bita mu cyongereza ngo ni ups and down, bango abaho ibihe byiza hakabaho n'ibihe bibi. Ibyo bintu rero abantu barimo kubana muri kino gihe barimo kubyirengagiza. Bo barashaka kubana mu bihe byiza gusa. Noneho wowe ukumva ko mu bihe bibi umuntu ugomba kumusiga ngo ugiye gushaka ibintu bihe byiza
ariko aho ugiye naho ntabwo uri shuwa kuzahabona ibi byiza, ushobora kuhahura n'ibibi kurushaho, ushobora kuhakura n'ibyiza kurushaho. Rimwe na rimwe rero mu bijyanye n'imibanire hari ibyo abantu bagomba kwa upgrading bakamenya ko niba mubanye hari ibintu bishobora kuzanga cyangwa se bigakunda, ariko akenshi nabonye nk'iyo hari urukundo ruhagije hari uburyo kimubicamo mu bicamo iyo buri wese yagurukaga, buri wese aho ati njyewe umwe ahita avuga ati genda nanjye reka ngende, bikanarangira ubu mu rugo bisaba kugira ngo umuntu umwe ukurura. ubundi urugo ni iki? bwadusobanurira urugo ubu turi mu ngingo irenze Shadadi. ushobora gusanga ni Shadadi ashobora ati njyewe umugore anesheje umutwe nahita ngenda, aho yagiye imbere yanjye se ariko ushobora gusanga ari wowe uzajya unamukarabye indese yawe byanashoboka da urugo ubundi